mwe karame gabanya uwo muri utagutwikira ishati. ariko iyanjye nayirangije iyi ni iya Niki. Yewe ahubwo mama ni nta makuru yaho yaba ari. Reka ntayo mwe. Ibura rya Niki ryaduhangayikishije cyane. Ese uriya ni ugusibira gusa byatumye abura? Yewe natwe byatuyobeye. Nkeka ko yanababajwe nuko papa we yamujyanye ku ishuri ku ngufu. ariko mama ni uwajya kukubariza mu bashuti be? Oya ntabwo wasiba, nejo warasibye ndabyigiramo. Reka noneho nambare njye ku ishuri ntakererwa. None se mwe karame ko naraye ntashye wasinziriye kwa muganga byagenze gute? mama ni basanze nta kibazo. Uravuga ko basanze udatwite? ngo gutinda kw'imihango biterwa n'impamvu nyinshi. Njyewe ngo ni imisemburo. Mbega byiza. Uzi ukuntu nari nahangayitse. mama ni mbabarira nakoze amakosa ndyamana n'umuhungu. Oya humura, ndabyumvira ari ry'umubiri ribaho, ariko ntirikwiriye kukuyobora kuko ryakwangiriza ubuzima. Isomo ryo nararibonye. Rero ndagushimira ko wambwije ukuri nkamenya uko ngufasha. Uzi ukuntu umaze kubikubwira nanjye numvise nduhutse. Valanti, karame ngwino ngutume. Mama ni hehe mushaka kuntuma ko nihuta? Ndashaka kugutuma kwa nyogukuru wawe mu Kabuga. Mama hari itangazo nabonye rikangurira urubyiruko kujya mu mahugurwa. Nanjye nashakaga kujyayo. Amahugurwa se y'ibiki kandi? Nayo kumenya kurengera ibidukikije, azamara icyumweru. Bivuga ko wamara iyo minsi yose ugenda? None se mama kari ko biteganyijwe? Iyo minsi yose se bazabahemba ngahera? Reka nta mafaranga arimo. Ngo ugize ngo iki Valanti? Ubwo urumva wagenda iyo minsi yose n'imirimo yose iri ahangaha ku bintu batazanaguhembera? Mama nyine ntabwo bazaduha amafaranga, ariko tuzahakura ubumenyi. Ariko si ubumenyi wakuye mu ishuri ntabwo buguhagije Valanti? Nyine mama urabizi ko mfite intego yo kuziga kaminuza. Ndabizi. Rero ndimo gukora igishoboka cyose cyazangeza ku ntego yanjye. Mbese nibyo? Noneho nimurangiza rero bazabarihira? Oya mama si ibyo navuze. Nyine ubumenyi tuzakuramo numva bwazamfasha nkashaka amafaranga nkazirihirira. Gute suko? Keve! Salama Christian. Hagaranga ubwire. Uranshakira ikizi? None se man, ntiwamenyera ahantu mwiza ari? Ngwiki, ishuri yiga musariye man. Nyine nakubazaga ngo araho ameze neza. Ariko hagiye kumwibariza ra. Gusa ariko ameze neza. None si yo muri mu rugo ntabwo ajya mvuga. Ariko noneho Christian aransekeje. Aguvuga se biki man? Iwacu ko tuba twibereye mu byacu nyine. Nyine wenda ngo wumva mvugaho. Ariko man uri kuneka iki? Apu, ubundi se mwiza singuri ari kuza. Gaho mwibariza. Reka njye kwirebera umuntu mu ishuri wangu. Ibi ni bikira. Ariko sha ibya birancanze. Keve. Uriya se Christian mwari muri kumwe? Niwe. Ahubwo ibyanyu birancanze pe. Ntibikize. Umujamaro uri kukubaririza se none akaba kubonye akiruka ndamenya ibyanyu ari ibiki. Nihorere buriya wasanga hari impamvu yabimuteye. Niko mwi ufitanye izihe diro na Christian? Kutambwira mwi ufitanye izihe diro? Ani ngaho byuko nk'igikoma dore cyahoze. Kige ndumva nta gikoma nshaka. Ngo ngwiki gitetse ngira ngo ugire icyo ushyira mu nda none ngo ntukinywa urakinywa man. Mbabarira shani ryamye. Ako ntukanene damaje y'umuntu ngo nukuri umwana wo mu ba boss. Nene se gute koko? Arese na nimugora ni wanze kawunga na pizza. Ako nakubwiye ko ntashonje. Man ukwiye kumenya ko nta karanga nk'iwanyu. Urumva? Ariko niba ngibi ubiriye ntacyo byagutwara. Ngaho basitereka hano wigire mu kiraka ndaza kukinywa. Ese ubundi ani kuki wavuye iwanyu ukaza kuba muri ghetto yanjye? Shagigi ndumva nshaka kuruhuka. Kuruhuka? Usana niho uruhukira neza kurusha iwanyu muri kirakizo. Cyanda. Nose nariho hampaye amahoro. Andama hanirega mwega bakiriye mushaka kuruhuka mujya mu gusura ingagi n'ibyana byazo mu birunga. Ndashaka ko tuzajya twibanira, hari ikibazo? Kutubana? Ubwo si wanyu babifata gute? Iwacu se nibo bamfatira ibyemezo. Umva mwana, umuntu utarya se namushora. Hato utazagira hano ikibazo, ndabibwira iwanyu. Ako Gigi,
kuko ibyo bintu wabinkora mva mani ni ukuri ibintu sinabyihererana kiki koko wambabare ntubwire iwacu ko ndi hano ngo iki none se waje hano kwihisha nidutaha waje kumerekeza ku isoko wapisha sine hari isomo ndi gushaka umuntu wo mu wa gatanu warinyigisha nubwo namubuze christian se yari kwigishije ko ari we ujya gusobanurira ngo christian utazi n'uwo byagenze gute se mwe uzi ko kuva namubwira ko nabuze imihango anyihishahisha ngo iki burya na christian ni gutya ateye maze nawe namushatse ngo mubwire ko nagize amahirwe ngasanga ntatwite arankwepa urumva ukuntu wa muhungu ari umugome oya wenda umuntu ntiyavuga ko ari ubugome umuntu wanga gukoresha agakingirizo azi ko byakwicira ubuzima ni mubi oya we yambwiye ko byamunaniye kandi byashoboka kuko nanjye ntabyo nari nzi pe ubwo rero agahitamo kugukwepa mu by'ukuri yarankundaga nari ubwoba wenda yagize agakeka ko naba ntwite kuki se kumva ko yaguteye inda byatuma urukundo rwe rushira ariko se wamugani umuntu mbonye akiruka kandi imbere yarahoraga aza kundeba harimo akantu umva agukunda by'ukuri ntiyakwihisha byo ni ikibazo wiyomba ntwite mba ndi he uwakubwira ko njye wanteye inda yanyihakanye ko ntaho nzi shapore ariko icyiza ni uko ntatwite ubu nashaka azihisha iteka namubwira iki sine nta kintu nzongera gukora buhumyi mba byo ni ukuyakanura kuko ubuzima bwacu burahenze none se mwe ubwo muzakomeza gukundana umva Valentine reka mpagarare ko iki giti umfotore neza nk'uko nguko ariko tesi izi foto ntizihagije koko nawe reka ndebe apu uzi ko nta nimwe na positinga amako Valentine ego ko niyo warebye inyuma se si nziza ego ko ubwo nziza iyi ngiyi yagiyemo ibyotsi we ubwo se bagira ngo narindi bagira ngo wari wasohokeye ku kimoteri ego urakira shati si shati vana ibintu bari gutwika biri kunukira pe umva ntakubeshye nanjye ndumva ntangiye guhumeka nabi umva ese ni ibiki batwitse ndabona umwotsi wuzuye mu kirere ntureba se ko ari ibipulasitike batwitse reka twihute tuva ibi byose bishobora gutuma kuri za sinezite yanjye izamuka n'ukuri umva aho ndumva bitari kuhagera abantu batwitse ibi pulasitike bahindutse pe ubu abahaturiye bo bamerewe bate umva uzi ko mu mahugurwa yo kurengera ibidukikije tuvuyemo bavuze ko ibi bintu bitemewe gusa Valentine ubu batabitwitse bazabishyiraho ko nabonye ino nta batwara imyanda bahaba ariko tesi umva ngize igitekerezo ikihe gitekerezo se umva uwakora umushinga wo kubwira abaturage imyanda itabora ikajya ishyirwa ukwayo nkazajya nyibajyanira mayi ukajyana ese Valentine iwanyu hey ariko papa ni iyo wihangana rwose ukajya ku kazi ariko se mama ni ubu wajya ku kazi wabuze umwana yewe n'abaje inshuti za Nike niba baramubonye nahebye pe nk'ubu yaba ari nahebye rwose no ku ishuri ngo ntihageze atari wese watumye abura njye ariko ko Nike namubwiye kujya kwiga njye namubwiye gutoroka koko mama ni yega papa ni wagombaga kumureka byamuzamo akijyanayo ubu koko se ribaye iryanjye twari tumaze iminsi ngahise tumwinginga ariko rega buhoro buhoro twari kumuganiriza mpaka yakiriye gusibira aha mama ni tureke kwitana ba mwana nanjye ndahangayitse ndakumva papa ni ariko rwose umwana wanjye nabura sinzi ukuntu biri bugende papa ni simbizi ushaka kuvuga iki mama ni ntabwo mbizi rwose urabigenza gute ubu se koko naba nkimaze iki mbuze umwana wanjye papa ni ngaho ri ibi ndabigirane koko ndabyitwara mu ntimana yanjye mwiriwe mama hani wiriwe keve mbega inyota komera keve niko keve yarame nawe ntabwo ugiye kwiga nta makuru numvise mbona ntayihererana pe ngo maki amakuru ki keve nta makuru yana Nike ari kuba muri iyi minsi yabuze haragana keve reka mbanze nk'amazi undi munze mbabwira tubwire ibyo tubwira se nyine ariko keve wizana bimwe byawe rwose byo gukina Nike ngo ari hehe ariko umuzana Nike aba abahe Nike bakwaga muri twatuzu tunze ugurunya tubi inyuma y'isoko ngo
karibu injira. Mwiriwe neza Giti. Mwiriwe neza. Yego. Tugufasha iki? Nitwa Valentina. Narangije amashuri yisumbuye uyu mwaka. Nizere ko wabitsinze Valentine. Naragerageje nubwo nabonye buruse, ariko inzozi zanjye ni ukuziga kaminuza uko byagenda kose pe. Ibyo nibyo rwose. Ariko uyu mwaka wa chômage nawo ntuzagupfira ubusa. Muri iyi minsi hari amahugurwa yo kurengera ibidukikije ndimo gukora. Numva ahubwo ko uze no gushakisha. Nuko rero. Rero nyine nari mfite igitekerezo cy'umushinga wo kurengera ibidukikije mereye iwacu. Ubwo mushinga wabukora gute? Urumva numva nashaka abo twakorana tukajya turunda hamwe amacupa n'ibikoresho bya plastique ahantu kuko biteza umwanda. Uzi ko icyo kibazo ndo kitwugarije? Rero navugana n'inshuti zanjye tugahita dutangira vuba. None se Valentine ko nta budget yateganyirijwe ibyo bintu kugira ngo tuzabahembe? Nyine urumva twakora nk'abakorerabushake ayo macupa yose tukajya tuyashyira hamwe. Ntiwumva ahubwo urubyiruko nkamwe nirwo igihugu kiba gikeneye. Murakoze cyane Giti, gusa ariko hari ikibazo twari dufite. Ikihe kibazo? Nta kimoteri dufite twarunda mu biriya plastique. Reka nze kuvugana nabo dukorana tubashakira ikimoteri. Ahubwo iyo kampani yanyu yitwa gute? Kampani y'iki se? None se nabwira abo dukorana ko tuzakorana n'urubyiruko rw'abakorerabushake nibura bitwa gute? Nyine kampani yacu yitwa Nuza Company Limited. Ngo yitwa ngo iki? Yitwa Vava Limited. Wesha uri gukora iki nyuma y'ishuri? Ntacyo tica. Burya niwe Christian wakoze kwizi maze gutanga? Oya ntabwo nari mpari. Ngo iki? None se ko mbona ubundi uri kwihisha ibiki hano? Ntacyo. Ku buryo wakwemera gusiba kwizi n'ukuntu nkuzo gukunda kwiga? Ngize ukuri pe. Nyine hari umukobwa ndi kwihisha yarandakari. Christian ko numva bidasobanutse. Wakoze iki ku buryo wihishahisha gutyo? Nyine twagize. Ko mwagize mute? Umva humura Christian, mbwira nta kibazo. Nyine n'umukobwa twaryamanye niwe mba nihisha. Ngo iki? Twakoze ibintu none namuteye inda. Ngo iki Christian? Abanara kuki utakoresha agakingirizo se? Nari ngafite kanana ugakoresha ndakiyorera. None urumva utaramuhemukiye koko? We wumva merewe ate niba twite? None se nabigenza niko nanjye nyiri umwana. Nyine ugomba gufata inshingano. None se urumva kwishayisha ari bwo bugabo? Usa ndabigenza gute koko? Umva Christian, ukwiriye kwegera uwo mukobwa mukaganira kuko nawe ntiyorohewe. Urabyumva? Yego, ariko ndi kwibaza ukuntu ngiye kuba umupapa ngeza bipapa ipantaro. Christian, wibikinisha ntugomba gutererana uyu mukobwa.